ho nyine tuba ari ibisazi ariko nyine kubera ko aba ari ryo geno ry'umuntu ugomba kubyakira utabyakira n'ubundi bikaba ibisazi bisaba ngo ubyakire mubye nagabyumva we nagake we man stay noneho ni ibisazi gute winjira mu nzu wana bakakubonamo itabi kigendera ariko nyine ngiye icyo nshimira ntago njye ncika intege bambonamo itabi wenda niki ariko nyine nabo bamaze kumenya ukuri kubera ko hari igihe nyine umuntu avuka nyine turi nari ryo geno rye ntabwo yabicika ubundi hari rwose umubyeyi akubeshyira ubundi itabi ryo ufata gake gake kugira reka imisi yakicuma guhamwe si kubunurize ese ubundi ubwo warize ko mbona ubarankaze zenge mind yawe yabaye zero grapo ngo big gangs iguha 00 watangiye wiruka inyuma y'amakuma none si kubanya umwuma shinyiriza igukande iguce mu ducece ceceka ikibazo cyawe uzana ubuzanga nkunyonga ugiye gusazwa n'inyanga grapo uzana ubucucu ngukubita ugonga let's get my ubundi man ubuno ngewe ikintu nsigaye mbona nyine iyo udacuruza pusi y'abajene nyine ebana nta no gukafatwa kabisa biragoye ni ibisazi ubundi kugira ugire icyo ubona bisaba kuba nawe hari ibindi utanga bisaba nyine kugira ngo aba nawe hari ibintu utanga hari ibiboro byateye ngo ni ukuzunguza ibunoto Badman cyane cyane ku baraperi hari ukuntu usanga mu byo atari kubyumva neza avuga ati ibyo bintu uri kujyamo ntabwo byavamo kabisa shaka ibindi ukora umubyeyi wawe wundi we abashona fresh TV3 urashaka gukorera amafaranga ukoresheje imodoka yawe ubuhanga bwawe cyangwa serivisi zawe zo gutwara VP Transport ikorohereza byose muri application imwe gusa. Icyambere, downloading application ya VP Transport kuri Google Play cyangwa App Store, ufungure konti yawe byoroshye maze uhitamo ahawe. Kora nk'umwikorezi, ukodesha imodoka, ucuruza imodoka, umushoferi ushaka akazi, umukanishi ushaka akazi. Uzuza ibisabwa maze ubyohereze ngo byemezwe. Umaze kwemezwa, uzahita ugaragarira ibihumbi n'ibihumbi by'abakiriya ku rubuga bazakwifashisha, bagufasha kwinjiza no kwaguka. Byose ku rubuga rumwe. VP Transport. Yi-downloading uyu munsi. Wunguke byinshi. Reka musuze kandi mwifurize ibihe byiza wowe ukurikiranye TVC Rwanda. Reka nizere ko umeze neza, reka nizere ko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza kandi butameze neza. Ndakomeza kubwira ko isi tubayemo niko bigenda. Uyu munsi bari byiza, ejo bikaba bibi, uyu munsi bari bibi, ejo bikaba byiza kubera Imana. Bityo iyo ugihumeka umwuka w'abazima muri ubuzima byose biba byishoboka, nta mpamvu yo kwiheba. Nkuko mubibona ebana mbazaniye none umuraperi, nibwo bwa mbere mbazaniye umuraperi kuri TVC Rwanda. Ebana umuraperi ariko bana n'abanyawe. For sure. Ebana meze fresh kabisa. 4 Mood semeze bite ko mbona ukonje dafite vibe za dance. Ebana live ni Gucci kabisa. Ebana for sure ni neza kabisa, ni for real. Ebana tuguhaye ikaze kuri TVC Rwanda, tujye kuganira. Hari abantu benshi bifuza kumenya ibihanuro byawe, hari abakuzi, hari n'abakonyo bwa mbere bifuza kumenya uko bimeze, bamara amatsiko bakubita kabiri, bamara amatsiko bonye. Thank you so much. Nkorera inoti nkaramya ababuda kubugambanye nk'ugayuda, umwami nkorera mpembye ntazindikata naturika nasambye, ibyaha byo ni karante, inzu yanjye ni burigade, nk'umurara ngigiza fande, ipeti ryanjye ryo ni debade, satani mfashe bugwate, itabi ryo ni munange, sinyorita mamasita grapau. For sure. Nuko atabayo beat. 4 Ibore iri muzo maze gusohora cyangwa iri muzo ufite muri project? Ibore ni project ariko niziri hanze zirahari for real. Ebana tuguhaye ikaze rero tugiye kuganira kuri music yawe by'umwihariko, nako nanone n'ubuzima bwawe muri rusange. Thank you so much. Ibibazo byinshi abantu bibaza ku baraperi byinshi cyane bitandukanye.
byinshi cyane ndayoka kabisa biba bihari byinshi bya rero watanyura ibwira abakunzi ba TVC Rwanda bagukurikiye ndetse n'abakunzi muri rusange. ni Badman Blackface ni Badman Blackface best rapper yeah Loda Ghost ari mushaka kwibaza ati se ebana uri artist. Ikibazo ngunda kukibaza abantu benshi cyane, urabona ko uracyari artist ukiri mutoya 44 urumva ko uri muri generation ebana yaba gen zanga hanze baterengeje 25. Bashobora kwibaza ati se ubundi ko ukiri mutoya ubundi watangiye umuziki ryari? Man ngiye umuziki ngiye nsa n'umuntu wawe utangiye ubundi nkivuka. Kibuka umuziki waratangiye kubera ko ngiye kabisa umuziki wanje ukuntu nsa n'umuntu wawe utangiye ni kwa kundi nyine tu uvuka nyine tu papasi yawe nyine tu ari ukurapa tu uvutse urapa. Ngiye navutse ndi umuraperi, ngiye navukanye mic mu ntoki. Avuganye mic ubumbize ebana mbese bira ibintu byo kuba umuhanzi ni urucabana n'ibintu rwose watangiranye kuva zamani. Ebana mani nyine tu waba ndenze keka subwo nakubwira ngo iki keka nyine tu wenda niyo yaba nkwa essence ntago byakunda kabisa. Nimwe mu raperi man uvuga ati kabisa ebana uyu nguyu we yarankomye ni nayo buriya ndeberaho buryo akora mu tuntu twiwe mani ntawe kabisa, kubera ko ngiye ndibanza nkanikurikira nkongera nkibanza nkanikurikira wenda Badman na last one Badman for sure kabisa. Ako man boro ngiro mwereza tena akapera man ushaka akapera guhama hamwe si kubunurize ese ubundi ubwo warize ko mbona barankaze zenge mind yawe yabaye zero grapo ngo big gangs iguha 00 watangiye wiruka inyuma y'amakuma none si kubanya umwuma shinyirize gukande iguce mu ducece ciceke ikibazo cyawe uzana ubuzanga nkunyonga ugiye gusazwa n'inyanga grapo uzana ubucucu ngukubita ugonga let's get my chili 444 ebana walayi music ni danje walayi abari ibisazi ariko nyine tu nubwo abari ibisazi ubundi nyine tu man biba bisaba nyine tu ngo babihenyera byo tu ebana ubundi akundi misebora ko buriya ibintu bifite ba nyirabyo guruko hari igihe usanga umuntu ari ukuntu ataramenya nyiri kintu ubundi man ubundi ngiye ikintu nsigaye mbona nyine tu yudacuruza pusi y'abajene nyine tu ebana nta nubwo kafatwa kabisa biragoye ni bisazi ubundi for sure kugira ugire icyo ubona bisaba kuba nawe hari ibindi utanga biba bisaba nyine tu kugira ngo aba nawe hari ibintu utanga hari ibiboro byateye ngo ni ukuzunguza ibuno tu Badman cyane cyane ku baraperi hari ukuntu usanga mu byo atari kubyumva neza avuga ati ibyo bintu uri kujyamo ntabwo byavamo kabisa shaka ibindi ukora ugiye wawe ubundi we abashona fresh home nyine tu aba ari ibisazi ariko nyine kubera ko aba ari ryo geno ry'umuntu ugomba kubyakira utabyakira n'ubundi tu bikaba ibisazi tu biba bisaba ngo ubyakire mu byo ntabwo abyumva we n'agace we man stay noneho ni ibisazi fo winjira mu nzu wana bakakubonamo itabi ryigendera ariko nyine tu ngiye icyo nshimira ja ntabwo njye ncika intege bambonamo itabi wenda n'iki ariko nyine tu nabo bamaze kumenya ukuri kubera ko hari igihe nyine tu umuntu avuka nyine turi nari ryo geno rye nta hantu yabicikira. Hari rwose umubyeyi akubeshyira ubundi itabi ryo ufata gake gake kugira reka iminsi yakicuma nyine wenda niwambona n'iki nabihakana sibyo ntabwo yabyemera ahubwo nyine tu kugira ngo bitabe ibisazi wenda we kira fasi akavuga ati n'iki ngarabifata ariko ngo ni ibisazi icyo ngomba buri wese nyine tuntekerezaho ibyo ngibyo nyine tu igisubizo namuha ni ceceka ikibazo cyawe kubera ko nyine tu bazemera tu ari uko babonye bikunze cyangwa batabikunda niba batabikunda man niyo mpamvu nyine tungiye nta muntu ujya mpata umuziki wanjye ugutwi kwawe ni kumva umuziki wanjye uzawumve niko utawumva ewana
uzashyire foto hasi kabisa azoresha umutsi yicaye yiturize ariko nyine ibyacu bigomba kuba pandemic 10 oya byo bigomba gukunda nakubeshye nyine uri umuhanzi mwiza ahubwo ni kwa kundi usanga umuntu nyine igihe cye kitari cyagera fresh. Thank you so much my brother. Ariko nyine buri wese aba afite igihe cyane nikigera ibana nibwo impano yawe izagaragara. Kazaka watubwiye ko watangiye ukiva mu nda rwose Michael yicaranye ari umushoka batse noneho ni ibintu byari bikurimo noneho wabitangiye ryari nguvuga ati ebana noneho kama mbaya ngiye utangiye no kwinjira studio man ngiye bura uko ubona gutya ngende pete wa Kempo nyine ngende pete wo mu nkambi sibyo hari ibiboro nyine tubiza ari ibisazi ukarapa nyine tukabona ntago bari kubyumva kubera ko ntago ujya urapira umuntu ushonje ngo abyumve sibyo ngiye nyine kugira ngo bigende fresh ngiye navuye mu nkambi tunge hari deal nanje gusoza hano noneho mpona n'umushene bita S kandi wana S wana Shume S ni umuntu wanjye kabisa w'imbere ntago wabyumva ngiye simubishe talent yanjye arangije ahita ambwira ati vuye muri studio kabisa ari nako kantu ngiye no gukomozaho nenga n'umuntu wamuvuze nabi sibyo hari umujobu ati nyine aba producer b'igisenyi bari hasi cyane ahubwo azige kurapa sibyo niba ari n'umuririmbyi niba ari n'umuraperi azige kurapisha umunwa mana adakoresheje agatafari kubera ko hari igihe nyine tunenga umuntu wagukoreye sibyo mana bikabi bisazi nyine to mbese muri make S prod niwe mbese wakweretse arakubwira ati man reka dukora ikintu cya danje man yarambwiye tungo ndikubona ubundi yaramvugishije arangije arambwira ati bro kurapa ni ibintu byawe ntakora buraga kabisa muri make mbese Steven Pro niwe waguhaye platform arakubwira ati ibintu tubikoze gutya byakunda nyuma yuko yakweretse ko byakunda ubu ngubu umaze gukora na project zingahe wana ni nyinshi byadanje kabisa ni nyinshi hari izo twakoze nyine tubirakunda zikagira 5,000 izindi zikagira 7 wana kuri nyine cyane yanjye tuni Badman Blackface wagwana tunagoma gushigikira tu Big Gangs amushaka ubundi izina Badman Blackface waritekereje gutundi risobanura iki muri wowe Badman narikuye nyine tunge nigaga mu nkampi noneho biza kuri bisazi nyine tuniga P4 noneho twari dufite umuprofe wana w'imibare ariko byari ibisazi noneho sindi zino deal z'abapeti noneho nza kugigira n'umushene wiga muri secondaire akajya avuga ati ikintu cya Badman buriya iki birangira ari imfashe n'ubundi kandi nyine tunasanze ari ryo ryanjye kabisa for sure umushobo utagira amatsiko ubundi amazina yawe nyayo ni ayahe banyita Munezero Pacific kabisa niwe waje kuvamo Badman Blackface wakomoje yuko abantu mubyeyi watabyumva byose nyine ayibarira ko ari ibyo kwishora mu biyobyabwenge nk'urumogi cyangwa inda y'inzoga muri rusange izo mbogamizi nta kuntu nta gihe wicara kumva nyine ko ugomba kumva ibyo umubyeyi bari kukubwira ko bati reka nze numvire umumere to nyine mbe kwamyemo gakeya mbe nuje man nyine tu niko biba bigomba kuba nyine wabimubwira ntago yabyemera ariko nyine tungi ikintu mpamya abadusomamo itabi niki man wenda nyine tunabo tuzabakira kubera ko nyine tu mu nzira uhura n'ibisitaza byinshi bya atari bya danje ariko nyine tu icyo ngomba guhamya nuko man bigomba kuzakunda man tugakora ahubwo ibintu birenze bya danje kugira ngo nyine tu iryo zina ribi batwambika tuzanaryikureho for sure kabisa nabonye ufite indirimbo igiye kumara hafi 2 weeks niba nibuka neza ni 2 weeks
cyashya cyangwa narebye nabi? Igiye kumara ahubwo ni 3 week. Byashoboka ko ari 3 week. Yeah. Indirimbo nabonye ari na Steven bayigukoreye. Yeah, yes bro. Ko numvisha mo jingo yiwe. Iyo ndirimbo numvisha indirimbo ya Danje. Nasingira ikibazo cy'amatsiko se wende yagutwaye nk'igihe kingana gute kugira projet rangire? Man nyine tu ikintu kiri mu muntu ntago nyine tushakisha. Birangiye nshobora no kwicara ahantu hamwe nkabitekereza kubera ko man niryo geno man kubera ko ngiye nabitekereza kubera ko ntago najya mu biro ngo nandike ariko nagenda muri stu nkandika man ukubita for sure nibyo birenze ariko nyine tuyirangoma yantwaye nka 1 week. 1 week yonyine? 1 week yonyine kubera ko nyine turabizi haba harimo na struggles z'ibisazi ushakisha nyine tuyibiceri kuyandika no kujya muri stu ukayirecordinga ikarangira paka igeze kuri platform zawe. Man kuyandika nago birenze ahubwo man ibiceri nibyo birenze ariko nyine turi nabyo naga bari ibisazi byatari ariko nyine turi kiba kirenze nukubona nyine turi biceri man ukayijyana stu for ebana irandirimbo ni fresh narayumvishe numva ni irakoretse beat nziza n'amagambo arimo ni meza ariko nabonye hari ukuntu ujya uvanga ukareba R&B ndetse na rap. Ibintu ubasha kubihuza gute konze ko abantu benshi bagiye bagora? Man birakunda nyine tu ariko nyine wenda ngewe ndo umuraperi ariko nyine tu ntago narapa nyine tu kuri style y'imihanda gusa. Man n'urukundo nzikorora pawe nyine to ndikubitiramo akantu two ngo hari mu gitondo kimwe ku itariki enye nibwo nabonye kibona umwe she is a beautiful bimwe by'imisi like buffaya arenze abamisi nasabaga Imana ko yamuza n'uwo mwari Badman nkamucurangira gitari ngo so special nka Jacques na Rose Tetani kurashona I don't know why kukubwira ko ngukunda c'est toi ma vie mon amour mon bébé. Yeah man, yo bore nyine tuyo refronani ya S Pro 2. S no yishizemo. S niho yishizemo kubera ko man S ni ishumirenze man. Abatamuzi nyine tu niyo mpamvu nakubwiye ngo bazamumenya tu. Right now bazamumenya. For ako kigaragara menya S bana mwarakoranye projet byinshi cyane kabisa. Buriya kumenya buriya mukoboye wamushitinze kabisa y'abana byara kuri Fosana man ibyibisazi bya Danje. Buriya hari itsinda bita Big Gang abantu benshi nyine tunago barizi hari nyine tujye kumva n'umuntu ngo Big Gang ntago bazaho ryavuye shumi. Big Gang ni irya kera byaza ewana zamani utubura twaritangiye turi nk'abantu batatu none ubu bamaze kurenga nka 60 ngiye ntanazi. Buriya iryo tsinda nyine ririho mu buhe buryo? Nk'itsinda rifasha abahanzi, nk'itsinda rifasha gute? Ko barimo abantu benshi ni ikigo cy'amashuri. Man Big Gang nyine tuni itsinda riraho ngaho nyine tujya baraperi twihurije hamwe dukora Big Gang ariko na Yes yararirimo kubera ko nyine Yes man ni umuntu man uri sociable bya Danje. Yes twigeze guhura tugira utwo dukorana nabonye nari bigiye no mujene kiri mutoya. Rero hari benshi nyine nk'umuntu washatse kumuraburiza sibyo. Man buriya kugira ngo nyine kubite papa ufite abasore nyine niki abari ibisazi barabanza ugahera ku basore ukabanza gusorezaho papa. Afite nyine afite abajene ba Danje kandi bamuri hafi mu bintu byose. Niyo mpamvu nyine nkongo nahita murasa ngo Big nk'abahungu bibisare shatapu gabanya makare Imana yaduhaye itarantu twese dutandukanya n'abahake kuri suite tuba ducomoka nk'ibisimba dutunzwe n'inyama Badman yabaye dakira Big Gangs yibera pushayi ku mihanda batwita badrunka ingeso n'imico dukoma tupaka baracyakunda imitwe abarara dread zigeze ku mano ngo bamara kwikora dreamers zikisu I never die my ganja ngo darkness nzirite ja naturutse ndavuze itabike tag love dukize gra for sure. Tunoza no tuntu twaye. Oya nutwanje kabisa niko bimeze. Ibintu abantu uko babimwe ntabwo bambeshye kabisa. Ukivuka ubundi warabivukanye. Mu gusoza amashoka za Badman ubundi platform akoresha ni izihe? Kwa amashoka bati ebana
nyine njye wankomye kabisa ndumva nshaka gusura imbuga zawe zitandukanye. Yazisanga he? Yazisanga muri aya mazina? Ya man wazisanga kuri Badman Blackface. Ubundi tukenjoyinga, haba hariho boro zirenze, hariho n'abandi baraperi benshi bya danje abenshi twakoranye, ariko uhageze kuri Badman Blackface aho niho wakora igisubizo kabisa. Kuri Instagram iriho? Wapi, ngiye nanze gukoresha Instagram ntarageze 100,000. Ibihumbi 100 bitari byakubitamo, 100,000 by'abasubscriber, 100,000 by'abaviews, 100,000 by'abaviews batarakubitamo ntago nakoresha Instagram. Mbese muri make umuntu ugukeneye ni kuri YouTube, akajya muri comment akakurabura akakubwira ati meze bite, na TikTok naho video. Indirimbo zawe ufite wowe wenyine ni nka zingahe umaze gusohora? Indirimbo ufite hamwe n'abagenzi bawe ni zingahe? Man, hari indirimbo nakoranye n'umujene bita Mr. Harpin no wakejere. Man, ziriho nyine tu nyinshi bya danje. Hariyo mfitanye na Boston ewana kabisa, salute kuri Boston kabisa. Nabona kino kiganiro nyine tuamenye ko mwemera kandi binarenze. Ako ni hari indirimbo nabonye warayikoreye i Musanze, sinzi nawe ndikiruka neza, ariko nabonye location arize Musanze. Bari bahanzi nabi Musanze cyane nabi nahanga cyangwa uko mwindi mwifuje kujya kwishotegera mu karere ka Musanze? Ni abanyamusanze kubera ko nyine tu man buriya no kwagura imipaka tu, ariko wenda nubwo nta mipaka turagura, ariko icyonzi cyo nyine tu igomba kuzagura kubera ja imipaka izagoka kabisa. Iyo boro wabonye wenda bayita Gasebe yakorewe Musanze. Yakorewe Musanze na location ari Musanze for sure. Bako mba nashone washonye barayiririmba ngo ndicuza umwanya nataye n'ibintu byanjye byose naguhaye, ngo none dore uncize hanze umutima wanjye ugize igitambo grapo ugize igitambo for sure. Bana Badman man, reka tugushimire bana ku kiganiro duhaye kabisa bana, the vibe za danje. Thank you so much. Ariko mbere yo gusoza nicyo wabwira nyine abakunzi bawe, abafana bawe muri rusange bakurikiranye icyo kiganiro cyo kuri TVC Rwanda? Nyine tungiye ikintu nabwira abafana banjye, ewana never die kabisa, nta gupfa kama mbaya. Ngiye noneho uru rugendo ndimo aho kugira ngo nzaruvemo nzarusaziramo aho kubivamo uzabigwamo. Ewana shuma aho kubivamo nzabigwamo, niko bimeze kwiga kugenda ariko ubundi ikintu cya mbere mani muri adacitse kimwe ebana akora byiza kandi binogeye muri cya mbere no guceka kimwe man. Nubundi nyine tu ni igihe gitoya tu, nicyo nababwira, ni igihe gitoya kubera ko nyine tu umuntu abareba imbere ye, ariko ni igihe gitoya kabisa. Nubundi ukuri mani kukaganza kukagaragara. Okay, reka tugushimire, turashimire mu producer wawe rwose ugenda ugufasha uko bwije no kubikeye Esprod. Na salute kuri ese kabisa, ubwereza support ikomeye. Reka tugushimire ku kiganiro kijyanye na TVC Rwanda. Reka twizere ko n'ubutaha tuzagira indi mishinga dukorana myinshi cyane kabisa Brad. Thank you so much. TV3